bakunzi ba HTV channel twanye kubasuhuza twasuye Pastor 50 kugira ngo turebe ibikorwa byabo bakora, turebe service batanga ndetse n'icyo baduteganyiriza muri ibihe turimo. Uyu mwanya rero twagize amahirwe yo kubona n'umwe mu bayobozi bayo kugira ngo atubwire mu camake service batanga ndetse n'ibyo batugenera nk'abakunzi cyangwa se n'abantu bakunda kuza kwicara kugira ngo batarame cyangwa se bahagire ibiganiro cyangwa se bahure bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi. Uyu mwanya rero abadukurikira ni HTV channel, tukaba dufite imwe mu nshingano yo kugira ngo business yawe cyangwa se ibikorwa byawe bimenyekane hose kugira ngo ubashe kwiteza imbere, kubera ko iyo success izaba target. Uyu mwanya rero twasuye Pastor 50 nkuko nabivuze, reka twumve icyo duteganyiriza ama service yawe. Murakoze. Ku bakunzi ba HTV channel, uyu mwanya rero turi kumwe n'umushitsi nagira ngo atwibwire. Kwa Pax Inshuti abantu umwe mu bayobozi ba Pastor 50 nashinzwe ibikorwa ibimenyekanisha bikorwa n'imyidagaduro. Tuje kugira ngo tubwire Pastor 50. Hari abayizi kera, hari abayizi ubu ngubu, hari abayimenye covid itarazamo, nagira ngo utubwire image ni ku kitwi wacu wundi. Pastor 50 na hano afite amateka menshi, hamenyekanye mu minsi yashize cyane, arakundwa. Mbere yaho hari kitwa Stone House zo kuvaho haza hitwa Pastor 50, haragengwa cyane, harakundwa. Biza kugenda gahoro, turabizi mu Rwanda business zose niko bigenda rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Hanyuma twaje kuhafata mu 2019 umwaka ushize kwa 11 twafunguye hagati kwa 11 hafatwa na company bita Gasabo Pastor 50. Ni company ikora ibintu bitandukanye cyane cyane biri mu hospitality. Kuva mu kwa 11 rwarugendo rutoroshye nkuko nabanje kwivuga, hari isura Pastor 50 ari sigaye ifite itari yoroshye kuyihindura, ariko mu kazi katoroshye, commitment, creativity n'ubundi buryo bwinshi butandukanye tugenda tubihindura gake gakeya kugeza kugira ngo covid yagiye kuza hari amaze kongera kuba ahantu hasa naho nakwita hari popular, abantu bishimira, imiryango yishimira gusohoka muri weekend, twajyaga family branches. I'm very sure your family once came here, so twari tumaze kugerageza ku buryo hongera kuba sport umuntu wese yumvamo, umunyarwanda wese ari n'umunyamahanga wasohokeye mu Rwanda, mbese ahantu umuntu wicara kumva nimba ari muri weekend ushaka kuruhuka, ushaka gutuza, ahantu wicara kumva umeze neza mu mutwe. Uretse covid yaje kuza, ariko ibyo byose urugendo rwari rurerure, ntabwo byari byoroshye, ariko ngira ngo iby'ingenzi byamaze gukorwa. Hari n'ibindi byitwa dufite imishinga myinshi, twari dufite ibintu byinshi duteganya kuhakorera, ariko tuzakora nibigenda neza covid ikarangira, bizaba n'ubu ngubu muri covid tugenda dukora dukeya ku buryo bizagera igihe tuvuga ngo hageze ku rwego twumva twifuza ko ntabwo turahagera. Abantu baraza akatubwira ni heza, mwarahinduye, byagenze gute, ariko kuri twebwe nk'intumbero dufite, vision tuhafitiye, ntabwo biragera, haracyari urugendo runini cyane, ariko gake tuzagerayo. Wenda ntavuze mwebwe inama mushokora bagiriye cyangwa se mwari mufite, ubone yaba imwe mu turufu abantu bakoresha kugira ngo bahindure, kuko dushobora tuje tuvuga ibyanyu ariko hari abantu bari hasi bifuza gukora business. Ese muri bihe ni cyo kintu ni strategy yagombye, ni we useriye umuntu yagombye gushyira muri business kugira ngo nimba no musitari imeze neza, kuko iyo mwanyuze mu bihe navuga bitari byoroshye guhabwa ahantu ukorera, ariko ukagomba guhindura image y'uko ahantu hakoraga. Nizihe strategy mwakoresheje kugira ngo muhindure imwe muri ebyiri cyangwa muri eshatu? Ikintu cya mbere ugomba kureba buryo ikora business ukorera abuha service. So no kuvuga ngo kugira ngo ushyire business yawe ku rwego wifuza ko abuha service bashakaho, nuko wishyira mu mwanya w'ubuha service. So nicyo twakoze twebwe mbere tunarambagiza business cyangwa se turimo kwiga cyo bita kwiga isoko n'ibindi, twebwe twishyize mu mwanya w'abantu, ese nihe nakwifuza gusohokera. Hanjye nka Pax uyu munsi ndabyutse ndavuye nangiye gutumira umuryango cyangwa inshuti, dushaka kwicara ahantu dusangire tumene habi, nihe nifuza gusohokera, aho hantu nifuza gusohokera haba hameze gute,
ni muri urwo rwego rero ni image twabifashemo no turavuga ngo okay, so nimba nifuza kuba nimba njya mfata umwanya nkajya ahantu ko hameze gutya, nakifuje nanjye undi muntu natekereza gusohoka nk'uko mbitekereza none hazi wanjye. Ni muri urwo rwego rero twagiye duhinduramo noneho tukishyize mu mwanya w'abantu dushaka guha serivisi, tugenda duhindura. Niyo mpamvu ibyo byose ngira ngo mwavuganye n'abantu cyangwa se mu gihe mwumva n'amatestimonies, niyo mpamvu abantu bavuga ko hari ikintu kinini cyahindutse, niyo mpamvu abantu bishimira kuza hano, niyo mpamvu umubyeyi atishisha gufata umwana abana be cyangwa na famiye bakaza bakicara bagasangira bakaganira. Bishimye cyane kuko harahindutse, hari n'abantu batahazaga kubera wa mugani imyumvire bafite cyangwa uko bahatekerezaga, ubu bikaba bashima cyane. Twagiye tubona n'abana baje kurya basangiye n'umuryango. Nibaza ko mwakoze ikintu kinini. Covid iraje. Mbere gato ya Covid ndagira ngo ni inkuru ijya inspire turimo gukora ibintu dukora. Ngira ngo niyo twicaranye na board of directors turimo kureba ikintu cyakora mu bihinduke, ni inkuru twese tubivuga bikadusetsa. Tukimara kuza hano uhamagara umushuti wawe mugiye nko gusangira cyangwa mufitanye inama, urumva iyo urimo gutangira ibintu bafitanye abantu benshi, aba supplier, abantu ushakaho deal iriya, ukamuhamagara ukamubwira ngo duhure plus 250 dusangire icyayi tuganire. Wamuhamagara ngo plus 250 agahita ashaka excuse zo kugira ngo ataza kubaza ko bari bagifite ya image ya kera, ariko wamubwira ko ariho honyine ushobora kuboneka kandi wenda deal mugiye gukina cyangwa se affaire mugiye kuganira iramurira nta kundi yaza akabanza akabashoke gato ubundi aki-excuse. Ariko byadusekeje cyane ko hari n'abashyitsi benshi twagiye tubatumira bakahaza, ariko ubu ngubu iyo tubarede nyine bahari bishimye, abo same abafite igene n'ababwira rimwe na rimwe baserereza, abo nagiye mpamagara bakanga kuza, uyu munsi bakaba baza kwicara tugasangira icyayi tugaseka, tugapanga ibyo dupanga bigacamo, birashimisha kwa. Yes. So ntabwo byari byoroshye, ariko iyo progress yanduka biragaragara. Burya nta cy'ubusa iyo umuntu akora yahanini biragaragara. Nagira ngo lockdown yaraje kubera ibibazo isi yahuye nabyo, mwege byagenze gute? Byamanuye umuntu wese mwaganira, ngira ngo cyane cyane muri hospitality wenda hari business zimwe zishobora kuba zarabyungukiyemo, ariko muri hospitality ndahamya ko ubwo habaye harutarira bafite ibindi bintu yakoze cyangwa ariko ntibyagenze. Ariko okay, muri rugero rwo guhindura hano hantu hari byinshi twakoze. Twakoze nabwe ko mu byo nshinzwe n'imyidagaduro, twe twakoze ikintu twahereye, kuko burya iyo uri muri hospital yo gukora restaurant akabari ntabwo ugurisha icyo kurya n'icyo kunywa gusa. Ikintu kinini cya mbere tugurisha abantu muri hospitality, tugurisha ibyishimo. Ugurisha ibyishimo, ugurisha experience, ugurisha memories. Umuntu aba akeneye ahantu azicara akishima, akeneye ahantu azicara akagira experience nziza, aba akeneye ahantu azicara akagira memory nziza, kandi izo memory zifite nizo asangiza na bagenzi be ejo nabo bakaza. So ntabwo ngira ngo muri entertainment twakoze ibintu byinshi, ngira ngo twe dufite bamwe mu badinje bagezweho mu mujyi wa Kigali ubu ngubu. Weekend zacu zabaga zimeze neza cyane, twe dufite amaband, twakoze kuva ku bundi twa dufite entertainment kuva ku wa mbere kujya kurebye ku cyumweru, ariko cyane cyane kuva ku wa kane kujya ku cyumweru. Twarashatse rero gufata variety, wa muntu wese yabona mu kwa kane ni bande bari gusohoka, cyangwa se nimba uyu munsi dufite kwa kane hari umutabikunda, ni gute ku gatanu twamuha ibyo akunda, nimba si byo ku gatanu atabikunda nko ku cyumweru twajyaga akunda. Yari imaze kuba popular cyane, ababyeyi abantu bakuru bashaka kuruka bagataha kare ku cyumweru bakajya kuwa mbere bakajya mu kazi. So ni ikintu twe twarubatse entertainment, twe twitayeho cyane, twitonze gake turacyubaka kirakomera. Nicyo kintu cya mbere bafite entertainment. Corona irimo kuza mbere yuko tujya muri lockdown, n'iki entertainment ni yambere ifunzwe. So entertainment ifunzwe, wa muntu bazakubera ibyishimo, wa muntu bazakubera ambiance, ubu ntabwo ukimubona. Ahitamo kujya mu rugo gaca radio cyangwa agakora ibindi. So icyo ni cyo kintu cya mbere. Corona niho hambere twabanje kuyumvira, ni ukuvuga ngo nimba abantu bagabanutse, nimba traffic igabanutse, sales zigabanuka, and then lockdown came. Business zirafunga burundu,
as a business twagize amahirwe habayeho ikintu gisa nkaho ukoresha kuko burya umuntu ucuruza ibiryo ni essential, ibiryo ni moteri y'ubuzima, ntabwo wabaho nta biryo. So baje kudohora bareka abantu bacuruza ibiryo bakomeza gukora, nibwo twaje kwegera abantu bakora deliveries, ibigo bikora deliveries mu Rwanda, tujyana amasezerano, lockdown tuza gufungura igikoni tukajya dukora deliveries gusa. But ukurikije ingano hano hantu nk'uko hazi bakurikiza n'ibintu delivery sales byarimo kuvuga ngo habeho nka kit ya survival business ye gupfa burundu ariko kwari gucumbagira gukomeza kurwanya no gukomeza kugira ngo abakiriya bacu bagadasohoka abantu bavuga ngo nimba nkunda akaguru ka plus 250, nimba nkunda nyamacona plus 250, nimba nkunda ife plus 250, nimba nkunda umuceri, bakomeze bayibone. Mbese twagejeje kwifatanya nabo mu bihe twari turimo byoroshye kuko twese byaradutunguye, byari bikomeye, n'ubu biracyakomeye, ariko uko umuntu agenda uko bigenda twumva impamvu zabyo n'iki ugenda mushaka uburyo mubana nabyo nta kundi, kugeza igihe tuzabitsindira dufatanyije na leta n'ibigo by'ubuzima n'ibindi tukayitsinda tugasubira ubuzima busanzwe. Yes, ikigaragara ibyo uvuze ntibiragaragara, nimba traffic yaragabanutse, ese abo bantu batakiza hari uburyo mubateganyiriza ibyo bakundaga bashobora kwibona? Yes, ngira ngo nibyo nari ndimo nkubwira, dukorana n'ibigo byose bikora deliveries. First of all twakoze ku buryo ibikorwa byacu bigomba kumenyekana, kuko ikintu kimwe muri business tugomba kudokokaho n'imenyekanisha bikorwa. Yes, sales ni nkeya, ariko nutamenyekanisha ibikorwa byawe twatundi ducyo arimo kubona nka tuzabona. Yes, so twegera ibigo bitandukanye byamamaza birimo na televiziyo yanyu. Yes, kuri website yanyu dufite abantu bakorera kuri social media zitandukanye, bafite aba influencers ku social media, ko turabizi muri iki gihe medium y'amakuru no kumenyekanisha n'iki ahantu hambere. When you wake up the first thing nimba usenga uvuga isengesho ugafata telefone ukareba amakuru agezweho. Twitter, Instagram, Facebook, ibyo buri wese akoresha. So twagimakinze sure ko tutajya out of date, to making sure ko tuguma turi update. Dufite team dedicated ishinzwe social media, igomba kumakinga sure ko Twitter has something. If someone is asking about us on Twitter cyangwa anything, bafite amakuru are updated ako kanya instant. Instagram the same, Facebook the same. No kuvuga ngo tugerageza kuba dufite n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe twamenyekanisha ushaka ko tubishyize ku buryo bakomeza rimwe na rimwe dukorana. Niyo mpamvu twabegereye kugira namwe mutwamamarize, ndetse no kugira ngo tugume abakiriya bacu batagira ngo hari umukiriya udahita amenya ko ibi bintu bigihari. Ashobora kuvuga ati wenda koroneri aje ngo barafunze barabyihoreye. Ndashaka ko bakomeza bamenye ko turahari, turimo gusa imyidagaduro yavuyeho, akabari kavuyeho, ubu turimo turakora resitora gusa. Ariko nibura ibikorwa bya resitora bikomeze bagereho, byari byakundaga kugera gusange mu rugo n'undi kimeze neza nk'uko bakunda bisabaga hano, nuko tukomeza turebe ko dufatanya na leta kurwanya Okay, turimo gana ku musozo, nagira ngo ngusaba mu kanya gato ubwire icyo abakunzi banyu abakubazaga ahangaha ndetse na telefone banyuraho kugira ngo ukeneye serivisi yanyu, kuko ndabizi ko maposta zanyu haba ariho telefone, ariko nagira ngo nudukurikirana we aze kuyibona. Ubwo nagira ngo utegure message waha abakunzi, abantu bifuza kuzanga nibiki mushobora kwakira hosting ahantu hangana gute, nimba iyo mibare ishobora kugaragara, kuko buri munsi ko meja zigenze zihinduka, ahari metero hasigaye hajyaho metero imwe n'igice nk'ibyo. Hari ibyo leta no musi yemera ejo ntibyemere. Nagira ngo uwo bahamagara kugira ngo bamenye ushinzwe customer care ninde bahamagara kugira ngo bamenye nimba bakora commande, ese ukoze commande yishura kikora bigenda gute aho kantu gatongira. Hari ikintu nagira ngo tubanze dukomoza gatoya. Navuze ko turimo kwanegwa kwa deliveries, ariko turabizi, nanze kubivuga amazina ko ntabwo ndimo kwamamaza, ariko turabizi ko iyo ugiye kuri ziriya app haba hariho resitora amagana n'amagana.
rimwe mushobora no kugeraho ukabona indi resitora ujyaho cyangwa se kugira ngo tugereho bikakugora n'ibindi. So ni muri urwo rwego ubu ngubu turimo turategura app yacu. Turimo turategura app iri dedicated ku bakiriya ba Iwacu Plus 250 gusa. Ni ukuvuga ngo app utagombye kujya guca ahantu unavuga ati nyuma resitora 200, 300 oya, ugende kuri resitora yacu direct, ufate ushaka ibyo ushaka, ucagura ibyo ushaka bagukoza. Iyo app twagiye tugarana n'ibihe turimo no kuba abantu bakora at distance n'iki tucara n'abantu mu gukora ibintu birangire biracyagoranye, ariko turahamya ko bigenze neza uko agenda kwarangira ikora iri ku isoko ihari abantu bashaka kwikoresha nta kibazo. Ikindi social media zacu zirahari, ni ukuvuga ngo umuntu aramutse ashatse ubu ngubu byihuse kutugeraho ni @Iwacu Plus 250 kuri Instagram, Facebook no kuri Twitter. Twandikire message yawe ngira ngo cyetsaba ikindi kibazo ari kubona iminota 5 wawe usubije bitinze iminota 5 ugatanga commande yawe ukagera bimeze neza. Ese iyo utanze commande turabizi ngo turi muri cashless economy na corona kwirinda koranaho ufasha inzego zibishinzwe bya turwanya corona twese twishyura cashless. So no kuvuga ngo iyo utanze commande yo wishyura na mobile money, icyo navuga ni uko kuri app ho bizaba bishoboka ko ushobora kwishyura na gukoresha na card. Ushobora kwishyura na mobile money, ushobora kwishyura card. So ubwo ni uburyo bundi bwa social media. Hari iyo app, hanyuma hari na nimero. Tugira nimero dedicated icyo twita duty phone, ihoraho, ihora mu kigo. Umukozi ni ukuvuga ngo kuva saa 3 za mu gitondo dufungura saa 3 tugafunga imiryango tuyifunga saa 1. Kuvuga ngo saa 1 cyetse udazirimo abantu bakirimo kurangiza kurya no kujya gutesohoka bataha, kugira ngo dukomeze kubahiriza amasaha yashyizweho n'ingamba zikomeza gushyirwaho na leta zitandukanye, kugira ngo saa 3 buri wese bageze mu rugo n'abakozi batashye bageze mu rugo. Ariko nibura kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 4 za nimugoroba hari telefone ushaka guhamagara ugatanga commande igahita ikugeraho. Commande zacu nyinshi ziboneka hagati y'iminota 30 na 40. Iyo nimero ngira ngo sinzi niba nayibabwira, turaza kwishyiraho kuri screen 0788 98 71 28. Niyo nimero waduhamagaraho, umuntu uri kuri Twitter ako kanya arayitaba afite commande yawe akayigusa. Ngira ngo ikindi abantu bagomba kumenya nuko sinzirimba nkawe dugana arabonye muri minsi hafi ya wiki mwata dufite agashya turimo kuyageza kwagura menu yacu. Hari no tumenyereye nyamacoma, brochette, ifi, ibyokeje, ariko dufite na cuisine isanzwe. Dushaka gukora spaghetti nziza, dushaka gukora burger nziza, dufite na patisserie, dushaka gukora pizza. Turimo kugerageza kugira igikoni kiri all inclusive. Ikindi ntabwo restaurant gusa, dufite na coffee shop. So ushaka kuba ufite inama ya business, mushaka kuganira, mushaka amagakawa kameze neza. Hari ni karibu rero ku bantu bashaka kutugana every day Monday to Sunday saa 3 kugera saa 1. Hanyuma ahandi udashaka kubera impamvu zitandukanye no kwirinda ko abantu bacicika kugeza kumbaza mu kintu cy'imibare ngira ngo tutarafunga twashaka kwakira abantu 300 twuzuye neza. Imwe twakoze igitaramo twicarije abantu neza, cyangwa twashobora kugera ku bantu kino kigo gishobora kwakira 300. Tuvuge tubicaje umukozi icyo twita classroom sitting. Wenda bisanzwe abantu bicaye bisanzwe twabicaje neza dushobora kwakira 1500 bicaye neza badafite ikibazo. Ariko ubu kubera corona ntabwo twakira na 500. Ko twagerageje twebwe no kwavuga ngo metero imwe, ariko biroroshye cyane ko abantu barimo gusangira kwegerana birangira bigiye. So turiyana tugashyiramo nka metero 2, intebe zimwe twazikuyemo turazibika tugashyira muri stock, tugerageza gushyiramo umwanya uhagije kugira ngo dufashe leta, kuko nitwe twikorera. Iyi corona dufashe leta ikarangira, ubwandu bushya bukarangira, then business zagaruka. Twongeye dukorera amafaranga atari ngo wongera aboneka. Ariko nidukomeza kurwana utwo duke duhariye abantu bakicara bacucitse, abantu tukajya ducungana ijisho na leta, nitwe twihemukira. Nitwe twihemukira kuko then corona ntabwo izashira vuba, bivuze ko natwe business izagenda kurusha. So ubu ngubu turimo kwakira abantu batarenze 200 mu kigo cyose, habe hanze habe imbere hose abantu batarenze 200. Tumeke ngashoboka nibura buri muntu yicaye muri metero imwe
ngira ngo mwinjira mwabonye hari umugore ku muryango ushaka kumucaho adafashe imyirondoro yawe just in case tugize case ya corona kugira ngo bazabashe gukora tracing ku buryo bworoshye. Hanyuma ikindi ukaraba intoki n'amazi n'isabune cyangwa se ugakoresha sanitizer kugira ngo winjiremo, hanyuma n'abayobozi b'imbere bakagufasha bakakwereka uburyo muri bwicare bakabakira. Mwabyumvise rero Plus 250 nubwo bakiraga abantu mu bitatu ubu bakaba bakira abantu 200 byabuje gukora kugira ngo njye nawe tubashe kubona serivisi nziza, kandi turabashimiye cyane yuko muri ubu bugamba bwo kurwanya covid barimo kubigaragaza bakabishyiramo imbaraga nyinshi cyane. So ku bakunzi bacu ba HTV nagira ngo ni ahantu heza cyane mwagenda mukaruhukira, hasa neza, batanga serivisi mu buryo bwihuse. Nagira rero ngo mukomeze mudukurikire, ejo n'ejo bundi nawe uzadukenera kugira ngo tuvuge ibikorwa gukora, tumenyekanishe ibikorwa. Mujye mudusura kuri htvchannel.com murebe business zacu z'abandi bose yizi ababasha kutwegera kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byabo, ndetse nawe ushobora kutwegera kubera ko iyo success izaba target. Mukomeze mudukurikire, mukore subscribe, kandi ku bakunzi bacu karibu muri iwacu Plus 250 service batanga ni nziza. So mukomeze mudukurikire, ciao.